nyagasani mana yacu ububasha bwawe butagaragara ukorera ibintu by'agatangaza mu bimenyetso by'amasakaramentu kandi wakoresheje ku buryo bwinshi amazi waremye kugira ngo tumenyeshe ingabire yawe Kristo. Mana yacu iki kiremaniro watambaga hejuru y'amazi kugira ngo kamere y'amazi ishyirwe mu bubasha bw'ubutagatifu n'ubusabane. Mana yacu igihe cy'umwuzure werekanye uburyo bwo kuvuka bundi bushya maze ububasha bwari mazi ubu ikimenyetso cy'ubukiranutsi bw'imigenzo n'intangiriro n'imigenzo myiza. Mana yacu igihe wambutsaga abantu b'Aburahamu mu nyanja wabashakiye inzira y'umunsi bagira ngo umuryango uciye ku bucakara bwa Farawo ushushanya imbaga y'abavuzwe. Mana yacu umwana wawe wabatijwe na Yohana maze Yohana badasendera mu butagatifu kandi igihe yari abambwe ku musaraba urabonera kugira amaraso naho Mariya kuzuza yategetse abigishwa bati mugende kwigisha abantu ubabatize mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. None rero nyagasani reba n'ubugwaneza kiliziya yawe bazidukure mu isoko yawe ry'abakristo. Roho Mutagatifu nasengere kuri aya mazi ingabire z'umwana wawe kugira ngo umuntu wari mu ishusho ryawe batisimu imuhagire mu mwana wose w'umusaza maze agira umugisha wo kuruhuka no kurushya kubw'amazi na Roho Mutagatifu. Turakwinginze Mana girira umwana wawe maze ububasha bwa Roho Mutagatifu bumanukire kuri aya mazi kugira ngo abatizwa bose bagahabwa Kristo bazazukire kubaho hamwe nawe mu bugingo kubwa Kristo